Hello guys, ndabasuhuje cyane aho muri hose. Iyi ni Hari 250 TV, njye ni Marishal. Ngarutse muri ya nkuru twabatangira Eric na Karine. Nk'uko mubizi twari dusigaje igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma nk'uko twabibabwiye, kugira ngo twumve neza ese mu by'ukuri iyi nkuru yarangiye ite. Rero iyi nkuru nk'uko mubizi itangira itwereka Eric wavuye ahantu mu cyaro, ahantu ubuzima bwari bugoranye, itwereka kandi agera mu mujyi ashakisha ubuzima, ikatwereka Eric yihangana akajya kwiga, ikatwereka Eric atangira kumva nawe ashaka gukunda, yamara kwinjira mu bihe byo gukunda bikagenda bimugora ndetse bikanamwangira ntibyamuhira. Ariko uko twagendaga twumva uko inkuru igenda ikurikirana, twaje kubona yuko Eric yahuye na Karine ndetse bakundanaho igihe gitoya. Karine aramukatira kubera ubuzima butari bwiza, ariko mu gice cya kabiri mwibuka yuko twababwiye yuko noneho Eric amaze kubona ko Karine bitari kuvamo, yicaye agatuza. Karine ariko amenya yuko nanone Eric yabonye akazi keza, aragaruka bongera basubira mu rukundo, ariko nanone birangira Karine abivuyemo. Ndetse ikigaragara yuko abivuyemo nuko yari afite undi muntu bakundanaga wundi. Umunsi umwe rero agwa mu cyuho cya bombi, ariko Eric afata umwanzuro wo kubivamo bya nyabyo. Nuko nguko inkuru yari imeze. Ariko nyuma yaho twari turimo kubabwira ko Eric hari ukundi kuntu byaje kugenda. Uyu munsi niyo nkuru mbazaniye kugira ngo mbabwire uko byaje kugenda nuko byaje gusoza, tumenye neza ibya Eric aho byarangiriye, tumenye urukundo icyo rusobanuye, tumenye icyo ibintu biba bivuga, tumenye n'ikintu bita gutegereza. Buriya ikintu bita gutegereza ubushake bw'Imana, hari igihe duforusa ibintu ariko igihe cyabyo kitaragera. Iyo ubushake bw'Imana buhari nta kintu cyakanga, ibintu byose bigenda neza kandi ibintu bigenda ku murongo, bigenda mu buryo utabiteguye ariko bigakunda bigatungana. Eric rero yari umunsi umwe wabaye mwiza cyane, wamubereye mwiza, hari akazuba katari kenshi, isi yari ikeye cyane. Wari umunsi udasanzwe, umunsi wahariwe Eric. Reka tubyite ko wahariwe Eric kuko ari umunsi wamubereye umunsi w'igitangaza. Wari umunsi w'ubukwe bw'inshuti ye Fred. Ubwo hari ubwo bukwe bwa Fred, Eric abona umukobwa mwiza. Undi yavuze ngo abona umukobwa mwiza, yari mwiza rwose pe. Iby'imbere ntabwo tuba tubizi, ariko yari mwiza inyuma kuko akimubona yabonye ko ari mwiza inyuma. Aramwegera, aramusuhuza n'ubwitonzi bwinshi, amubwira amazina ye ko yitwa Eric, n'umukobwa amubwira ko yitwa Jennifer. Amaze kumwibwira na Jennifer amaze kumwibwira, baratangira baraganira. Eric amusaba yuko yamuganiriza, bafata umwanya wo kuganira. Murabyibuka ko bwari mu bukwe bw'inshuti ye Fred. Ubwo bivuga ngo n'uwo mukobwa yari arimo nk'inshuti ya Fred cyangwa se inshuti y'uwo mukobwa bari bahuye. Ntabwo yatubwiye neza uruhande yari aherereyeho, ariko icyo nzi ni uko bahuye bakishimirana bakaganira, akamwemera yuko bagiye kuganira bihagije. Baraganiriye bihagije, baraganira ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima. Rero icyakurikiyeho ni uko Eric yasabye contact, noneho Jennifer arazimuha. Amaze kuzimuha yemeranya nawe neza yuko bazongera bagahura nyuma y'ubukwe bakaganira byimbitse. Nuko amaze kugenda uwo munsi ushize, nyuma yaho barongeye bahura baganira ku buzima nk'uko bisanzwe. Ariko Eric we yari akeneye n'umukunzi, nubwo n'umukobwa yari akuze yari akeneye umukunzi. Icyakurikiyeho ni uko rero baje bahuza imyumvire, imikoranire, buri kintu cyose. Bamaze kugihuza rero, ni uko icyari gisigaye, icyari gikurikiye ni ugushaka amakuru yandi yihariye. Inkuru yatubwiye ni uko yamenye yuko wa mukobwa yatangiye kubariza amakuru ya Eric.
kandi na Eric nawe yari yatangiye kubariza amakuru ya wa mukobwa Jennifer. Birangira rero bose bashaka kumenya amakuru. Icyo bashakaga cya nyacyo ntabwo ari uko bashaka kumenya ngo Jennifer akora iki cyangwa se Eric akora iki. Oya, bose icyo batubwira ni uko icyo gihe bashaka kumenya ese uriya musore ni musore ki, ni umusore witonda, ni umusore ufite imico myiza. Bose nibyo babazaga. Bamaze kumenya yuko rero bombi ari abana beza, icyakurikiyeho ni uko bagombaga gukomeza kuganira, bagombaga gukomeza urukundo bari bagiye gutangira hagati yabo. Mu by'ukuri icyo gihe rwari rutaraba urukundo rufatika, ariko buriya iyo abantu bahujije bakemera kuganira, bakemera guhura, bagafata umwanya bakicarana, bakagenda bahana imirongo migari, biba bivuga ko n'urukundo ruba rushoboka. Rero nibwo bicaye bakajya baganira, yaba ku matelefone, yaba guhuza, bagahura, bakaganira. Igihe kimwe rero Eric afata umwanzuro, abwiza ukuri Jennifer amubwira ati njyewe ndagukunda. Amaze kwemera yuko amukunda, Eric yumvisha aruhutse, yumvisha ubuzima buhindutse, yumvisha indi si nshyashya. Yahise yibuka wa munsi w'ubukwe, ukuntu bafashe umwanya munini baganira nyuma y'uko Eric yaramubonye akumva aramwishimiye. Yibazaga niba bizashoboka yuko amwemera, kuko yumvaga bigoye yuko umukobwa mwiza ashobora kuba ari aho ngaho nta mukunzi afite. Eric abitubwira afite nk'ikiniga, yumvaga atazi ukuntu yabivuga. Kubona umukobwa mwiza umwemeye, asize ba bandi bose harimo na ba Karine bari barigize nabi kuri we. Umukobwa mwemera atagendeye kuri bya bintu bindi, ariko uko nguko yamwemeye n'ibyo bindi byose Eric yaje kugenda bimubwira, ariko ntabwo yigeze bimubwira muri cya gihe cy'imbere cy'uko binjira mu rukundo. Rero Jennifer uyu nguyu biragaragara ko atigeze aza aje gufata umwanya no gushaka ubuzima bwiza bw'amafaranga. Eric yabaye umunyamahirwe, nkurikije iyi nkuru ukuntu imeze, yabaye umunyamahirwe. Kandi mu by'ukuri Eric iyi nkuru yaratunejeje tumaze kuyumva, twumva iraryoshye, twumva ukuntu byarangiye neza, abonye inshuti ye, abonye umukunzi, abonye umuntu ugomba kujya amwitaho, abonye ubuzima bugenda buhinduka, abonye ibintu ari byiza, yibuka ukuntu yatangiye ubuzima bugoranye, yibuka ukuntu ibintu byari bimeze kuva kera, yibuka ukuntu mu rukundo bitigeze bimuhira, yibuka ibintu byinshi byinshi byinshi. Avuga ati Imana ishimwe ko mfite Jennifer wanjye, muri iyi minsi turimo turapanga kubaka. Njye rero maze kumva iyi nkuru, maze kuyibona neza uko yagenze, natekereje ibintu byinshi, ariko nkuramo bikeya by'ingenzi bishobora kutwigisha. Icya mbere, dushobora kuba tubona abantu bose tukabatekereza nk'abantu bashobora kuba dukunda, ariko mu by'ukuri ntutekereze ko umuntu wese ukubonye aba agukunda. Hari igihe aba aje kubera impamvu. Ujye ubanza utekereze neza, unarebe neza, ese uyu muntu ntabwo yaje kubera impamvu. Icya kabiri, naje gusanga urukundo nyarwo ni urukundo rutagenda rubaza ngo harya ngo uriya akora iki, ngo harya ngo uriya bahati, ngo harya ngo uriya n'uwo kwandi, ngo harya ngo uriya aturuka hehe. Kuko ibyo ngibyo byose ni ibintu birangira. Urukundo nyarukundo ruturuka ku mutima. Ibyo bindi ni ibintu birufasha gukomera no kumva rumeze neza, ariko mu by'ukuri igihari ni uko urukundo nyarukundo ni uko wabonye umuntu ukumva umwiyumvamo, ukumva uramukunze, ukumva nyine ibintu byose biri kugenda neza. Icya gatatu, njye nize yuko umuntu akwiriye gutegereza igihe cye.
kuko hari ukuntu umuntu afata igihe agahangana n'ibintu bidasanzwe bikanamuvuna kandi nta kuri kurimo, bikanamusaba n'imbaraga nyinshi, bikamusaba ko atakaza amafaranga menshi, bikamusaba ko atakaza umwanya mwinshi, ariko mu by'ukuri ukuri nyakuri njyewe ku giti cyanjye nahitamo gutegereza, kubera yuko iyo utegereje wihanganye ibintu byose bigenda neza. Eric rero nguwo musaruro yabonye wo kwihangana, wo gutegereza, wo kutagendera mu kigare, ageze umunsi yabonye umukobwa akunda kandi bari hafi kubana, bari hafi gushyingirwa muri iyi mpeshyi. Rero tunezerewe cyane Eric, tunezerewe cyane ubuzima bwe, tunezerewe cyane yuko hari icyo Imana yakoze rwose kandi byagenze neza. Ese wowe iyi nkuru ikwigishije iki? Uhereye ku gice cya mbere uko byatangiye, ukajya ku gice cya kabiri uko byakurikiranye, kugeza uyu munsi tubona Eric abonye umugisha we, kugeza ubwo tubonye Eric abonye umukunzi wakunda nawe amukunda, kugeza ubwo tubonye Eric ava mu buzima bubi akagera mu buzima bwiza. Ese iyi nkuru wowe ikwigishije iki? Ni Hard 250 TV, ukomeze udukurikirane kandi utange komenti, utubwire nawe uko ubyumva. Ese we hari indi nkuru yakubayeho? Uzaduhamagare kugira ngo turusheho kuganira, kugira ngo twumve inkuru yawe nawe niba yaba icyigisho ku bandi, niba yaba isomo ku bandi, kugira ngo nawe tuzayigeze ku bandi. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe na like na share kugira ngo n'abandi bamenye iby'izi nkuru ziba zihari zitandukanye, kugira ngo urusheho kumenya neza uko bitwara muri ubuzima bwa buri munsi. Ubundi bwo twebwe turabakunda kandi duhora tubazanira ibintu byiza bitandukanye. Mukomeze mudukunde, mukomeze mudukurikire, kandi ibintu byacu ni byiza ndabizi, kuko twebwe dukora ibintu bitandukanye: urukundo, politike, ubukungu, motivation, indirimbo, tubategura amaplaylist meza. Ibikurikirane byose kugira ngo urusheho kugenda neza kandi mujye mutwungukiraho byinshi, ariko natwe turashaka kungukiraho byinshi. Niyo mpamvu tubasaba ngo mugende hariya munsi mwandike comment kugira ngo tumenye neza icyo mutubwira n'icyo mushaka ko tubabwira. Murakoze cyane, amahoro n'urukundo.